dushimiye basaza cyane tubashimiye cyane noneho bakuza hano basaza bawe ntibabiko
Amigo,
uyu munsi yabaye umukwe wanjye kubera ko mpaye umukobwa wanjye muri alarme ni ukuvuga ngo tuzabana muri ubwo buryo. Alarme rero uko mutureba duhagaze aha ngaha, mugenzi wacu iyo yagize ibirori umunezero we uba umunezero wacu, niyo mpamvu abakuru n'abato twaje kugira ngo tubane na Grace muri ubu bukwe bwe. Grace rero alarme urayibona, twabinezerewe, turabona usa neza n'umutwaro wawe mumeze neza, muraberewe, murasa neza rwose. Rero uyu munsi mwiza wanyu tubifurije ibirori byiza. Ibi ni ibirori ngira ngo bya kabiri, icyiciro cya kabiri cy'ubukwe bwanyu. Hari ibindi bisigaye inyuma, ariko aho bigeze, aho Yesu agejeje akora, turahashimiye rwose, ni byiza cyane. Hanyuma nk'uko bisanzwe, dusanzwe tugena impano iyo umwana wacu cyangwa mugenzi wacu yakoze ibirori. Dufite impano zitandukanye, turatanga impano uburyo babiteguye, ndahera ku batoya bagenzi be. Hari itsinda ry'abana b'abakobwa bagenzi be twita abagaratiya. Abo bagaratiya nibatambuke bamuha impano n'ifoto yabo itambuke, hanyuma dukomeze n'izindi gahunda, ariko turihuta. Nta bintu byo gutinda, ifoto nizere ko yarangiye. Iyo foto yarangiye, abagaratiya ntibahave. Hanyuma Grace hari umuryango n'ubundi muto abarizwamo muri alarme, ndagira ngo abo babana muri uwo muryango batambuke kugira ngo famiye, ubwo ndavuga famiye abarizwamo, batambuke mu impano yanyu. Ndashaka niba ari umubyeyi ngira ngo iyo foto ntiyarangiye. Yesu abaha umugisha. Hanyuma rero nubwo hari izo mpano zitambutse, ariko hari n'iyindi ya alarme mu buryo muri rusange twese hamwe. Ndagira ngo nsabe umuyobozi SG atambuke, na mama SG batambuke, na Jeannette atambuke, na papa Makabera atambuke, na mama Keza atambuke. Iyo foto muyijyemo, mumushyikirize impano ya alarme mu izina ryacu twese abahagaze aha ngaha. Abandi twese dukumye amashyi, hari icyo byadutwara. Iyo foto nizere ko nayo irangiye. Yesu abaha umugisha. Hanyuma ibindi n'ubundi turacyarimo gutegura ubukwe bw'umwana, ntiburasoza nako bw'abana. Amashyi tujyane n'izo ndirimbo z'abahanzi. Satani, imani
hanyuma kuducungira none